twaje gushimira Imana. Hari ibyiza Imana yadukoreye ntitwabivuga ngo tubirondore tubirangize. Iyo tugeze mu mutekano tukibuka ko Imana yarokoye Abanyarwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 igakuraho umwijima wa jenoside wari ubundikiye u Rwanda. Tukibuka ko Imana yadukijije intambara y'abacengezi muri iyi ntara y'Amajyaruguru, aho twapfukamye dusenga Imana ikatwumva. Ariko ibyo byose tukabikesha ubuyobozi bwiza, aho Imana yahagurukije abana b'Abanyarwanda barangajwe imbere n'umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, akarangaza imbere y'u Rwanda, akabishema ry'u Rwanda, agatuma Abanyarwanda babana mu mahoro, agatuma Abanyarwanda bongera guhoberana, agatuma Abanyarwanda babona ubwisungane mu kwivuza bubahagije bose, agatuma Abanyarwanda bagira umudendezo wo gusenga no guhimbaza Imana, agatuma Abanyarwanda bagera ku iterambere rirambye. Dufite byinshi twavuga, bariya barokotse bagasanwa, dufite ubuhamya bwa benshi basanwe kugira ngo bongere babeho kandi abana babo bige n'ubuzima bwabo bubeho. Turabishimira Imana yacu yabidutuye. Murakoze cyane. Ikibazo wenda kimwe cyangwa bibiri, ubundi iyo bavuze u Rwanda shima Imana wewe ubyumva cyane, ariko nk'utabyumva nko kubyumva wabisobanura gute? Uko nabisobanura ni ibitangaza Imana yakoreye Abanyarwanda, ibyo yakoze muri uru Rwanda ntabwo ari njyewe gusa ubireba, n'abanyamahanga barabibona. Ugeze mu Rwanda wese azamura ibiganza agashima Imana, ari mu mutekano, ari mu mirimo yose ikorerwa muri iki gihugu, naho u Rwanda ruhagaze ku ruhando rw'amahanga, bafite ishimwe rikomeye rikwiriye gutuma bashima Imana. Ubutumwa ushobora gutanga noneho ku munsi nk'uyu dufite ubutumwa Rwanda shima Imana yahoraga ibera muri Stade Amahoro, ariko noneho yaje idusanga mu matorero yacu, mu maparuwase yacu. Ubutumwa dutanga ni ugushima Imana ku bayobozi ba Rwanda shima Imana, kugira ngo abatabashaga kugera muri Stade Amahoro noneho uyu munsi nabo babonye umwanya wo gushima, kandi babonye umwanya wo gukuramo ibirarane byose bari bafite byo gushimira Imana. Abana ko barashima Imana, abagore ko barashima Imana, abagabo ko barashima Imana, abayobozi ko barashima Imana. Dufite ishimwe rikomeye ku Mana. Rero ubutumwa natanga nuko Abanyarwanda bakwiriye gushima Imana, ikunda abayishima. Abiganyira bose n'abariya barira ntabwo ari cyo gisubizo. Igisubizo ni ugushima, kandi dufite byinshi